kubasuhuza inshuti bavandimwe dusangiye kandi duhurira ku rubuga rwa Wellington Academia. Imigisha y'Uhoraho, amahoro n'ibyiza byose Nyagasani atanga bibane namwe. Umugani tugezeho ni umugani witwa Uwimana zahaye. Habayeho umugabo ashaka umugore, babyarana umwana, avuka ari umwana nk'abandi, bamukurikiza undi. Ariko we avuka ataremye nk'abandi, nta bugabo, nta bugore afite. Se na nyina barumirwa, bukeye bajya kuraguza. Umupfumu arababwira ati, uwo mwana ntagakozweho n'amazi, ndetse ntimukanamwuhagize. Umwana abaho, baramurera arakura. Amaze kuba mukuru, se na nyina bazinduka bajya guhinga, asigara ku rugo na mukuru we. Umunsi umwe rero mukuru bajya kuvoma, ariko agenda agononwa kubera ko ariwe bicishaga imirimo, undi ari umurerwa, mbese adakorwaho. Nuko avuye kuvoma ahamagara murumuna we ngo naza amuture, undi abanza kwanga. Mukuru akomeza kumubwira ngo naza amuture. Umwana ageze aho araza aje kumutura, nuko aramubwira ati, ndaje ngo uture mwana wa mama, ariko ntumeneho amazi. Igihe atarafata ikibindi, mukuru we yamucuriraho. Umwana yiruka agana ku irembo, ahageze ananirwa gukomeza kwiruka, ibirenge bitangira kurigita, ahagarara hahandi. Nuko akavuga ati, ye data, ye data, ye data, ngwino turagane ndagiye, turagane ndagiye. Nyina aramwumva, aza yiruka kuko yahoraga amushyizeho umutima. Ubwo rero amaguru y'umwana abageze hafi mu mavi yenda kurengerwa. Nuko umwana arongera arahamagara ati, ye data, ye data, ye data, ngwino turagane ndagiye, ngwino turagane ndagiye. Igihimba kiba kimaze kurigita. Arongera noneho, nyina nabwo ahageze, ariko asanga umwana noneho arimo aravuga ijambo rya nyuma. Ubwo nyine nyina aramugezeho nyirizina. Nuko umwana ati, ndagiye. Nuko umugore ashaka ingemu, asubira ku mupfumu, amubwira uko byagenze kose. Umupfumu aramusubiza ati, uzende uruzi maze urutere aho yarigitiye, uruyuzi ruzera ibisabo, maze uzabirinde neza, uzabice bimaze kuma inkondo, mbese ntuzabice inkondo zitari zuma. Umugore aragenda akora uko umupfumu yamuburiye nuko yamuraguriye, atera ibisabo. Bya bisabo birakura, bimaze gukura umugabo akajya abireba akagira ipfa, agashaka kubica ngo abirye, ariko agatinya umugore. Bukeye rero umugore ajya kubagara, umugabo asigara imuhira. Aragenda aca igihaza kimwe, arakizana agishyira mu kirambi. Igisabo kiranga. Noneho arafata umuhoro agishyira ku kirago, aragitema. Igisabo kivamo amaraso. Umugabo arumirwa, ariko ntibyamubuza kugiteka. Aragicagagura agishyira mu bishyimbo, arateka, bihiye ararya. Umugore ngo atahe rero, asanga umugabo arimo ararya. Nuko kuko umugore nawe yari ashonje rero, nawe arakaraba ararya, ariko ntiyamenya icyo gihaza yariye aho cyavuye. Nuko rero amaze kukirya, abaza umugabo ati, iki gihaza twariye kivuye he? Umugabo araseka ntiyagira icyo amusubiza. Umugore arangije ibyo kujya kurya, ajya kureba ibisabo bye, asanga hasigayemo igihaza kimwe gusa. Arababara cyane, ariko ntiyakoma. Umugabo nawe amenya ko yahemukiye umugore we. Nuko igisabo gisigaye umugore ajya kugica, arakizana agitereka munsi y'ikigega, kiranga. Agitereka mu mbuga, kiranga. Akijyana mu kirambi nabwo kiranga. Acyuriza uburiri, igihaza kirahaguma. Icyo gihaza rero cyangwa icyo gisabo ngo cyarimo umukobwa mwiza cyane w'agatangaza. Nyina yajyaga guhinga, umukobwa akava muri cya gisabo, agakubura, agateka, agakora imirimo yose yo mu rugo. Nyina yataha akayoberwa uwabimukoreye iyo mirimo yose uko ingana. Bari bafite inyana rero. Uyu munsi umwe inyana iza kubura ubwatsi, iva mu kiraro. Umukobwa ayibonye yanga ko yirukanka yonyine, ayiruka ajya kuyigarura. Inyana iriruka, undi nawe yirukaho. Umuhungu witwa rero Uwimana zahaye abonye uwo mukobwa mwiza, amwirukaho, agenda amugana, ariko umukobwa abonye ko amwirutseho, nawe yiruka asubira mu rugo. Umuhungu aramukurikira, ariko abura ahari gitiye ko yari yisubiriye muri cya gisabo cye. Umuhungu arataha, ariko ataha atanyuzwe.
Yesu ageze muhira abwira se ati muzajye kunsabira igisabo kiri kwa kanaka. Se arumirwa abonye umuhungu arimo gushegera gusaba igisabo aremera, aramugenda arakimusabira ariko atabyishimiye. Nuko batura inzoga zo gusaba, nuko bati turabasaba umugeni. Umugabo ati nta mukobwa ngira. Bati turashaka igisabo tunzi. Umugabo aremera ngo bazamuzanira inka. Igihe cyo gushyingirwa rero kiragera, baragishyingira baraboneza. Bagezeyo baranywa barabyina, abakwe barataha. Bwije rero bajyana igisabo mu nzu y'umuhungu w'Imana zahaye. Agiye kubona abona umukobwa mwiza avuye mu gisabo, arishima bararyama. Mu gitondo rero umugeni asubira mu gisabo cye. Bibaho bizageza igihe arasama arabyara, ariko akajya yirirwa muri icyo gisabo akakivamo nijoro gusa. Nuko abandi bakajya guseka baseka Imana zahaye ngo bafite abagore beza kandi bagaragara, ariko we yapfuye uruhi. Yari afite inshuti ye rero Mayaya, maze Mayaya abwira bagenzi be nyine bahoranaga bamucunaguza ngo bamushyire mu cyobo, agenda avuga ko Uwimana zahaye imfizi yamwishe. Mayaya aragenda ahamagara Uwimana zahaye, nuko aramubwira ati akajya abwira abantu nyine abwira ko imfizi yamwishe. Abasigaye aho babwira Uwimana zahaye bati umugore wawe naramukaje ari umugore nk'abandi turaguha icyo ushaka. Umwami nawe yari yaramaze kubimenya, aravuga ati ndaguha igihugu cyanjye uciye aha wese, ati ndaguha inka. Undi ati ngaho nanjye ndagira icyo ngukorera. Nuko umugore rero aza kumva Mayaya avuga Uwimana zahaye ko imfizi yamwishe. Nuko rero hanyuma umugore afata abana be bombi, umwe aramuheka undi amushyira mu bitugu, araboneza aragenda ajya kureba aho imfizi yatsinze umugabo we. Ageze ku irembo aravuga ati ugeze mu ki Mayaya we? Mayaya abisubiramo. Umugore arakomeza agenda agana aho Mayaya ari ngo amubaze aho iyo mfizi yamutsinze. Haza rero gutungukaho umwami n'abandi bantu bari bateraniye iruhande rw'umwobo Uwimana zahaye yari yihishemo. Nuko bamukubise amaso bose barishima batangajwe n'ubwiza bw'uwo mugore. Umwami agenda yiruka aramuhobera. Uwimana zahaye nawe ava muri ye handi yari yihishe aza guhobera umugore we. Nuko bose barabagororera ibyo bari bagiye babaza n'ibyo bari babemereye. Nuko barataha n'umugore we n'abana be n'ingororano. Bageze muhira basanga cya gisabo bagishyizeho atari bukibone, bagihisha kure. Umugore ava ibuzimu akibona, ntiyongera kujya yihisha, aba umuntu nk'abandi. Sinjye hahera umugani. Inama twakura muri uyu mugani, inama ya mbere twakura muri uyu mugani y'ibanze ni ukumenya ko gushaka ari ugushobora. Gushaka ni ugushobora. Icyo umuntu ashyizeho umutima, icyo umuntu akoreye akagiharanira, arashyira akakigeraho. Mwumvishe ukuntu Imana zahaye yagize ishyaka akarishyira mu bikorwa kandi bikarangira bimugiriye umumaro. Nuko natwe rero tubiharanire. Ikindi kandi mwumvishe mu nama ya kabiri iri muri uyu mugani, mbese twakuramo ikatugirira akamaro, ni ukwigengesera. Nawe bati umwana ntazaterwa amazi, umwe na nyina arayamutera. Bati uzatera igisabo azameneka, nka buriya aza kugira inzara n'icyakagira ntabashe kumva ibintu neza kurutaho, bikazambya akabitema byombi, n'uriya mukobwa we yaramutemeye. Nuko rero tujye twigengesera, cyane cyane icyo baduhayeho amakuru bakakitubuza, tukajya dushaka guforoza ngo tugikore ku mbaraga ko nta musaruro bitanga. Inama ya gatatu twakuramo ni ukubaha ijambo ry'umuhanuzi. Ugiye guhanuza, umuhanuzi araguhanuriye cyangwa se Imana igutumyeho intumwa runaka, jya umenya ngo iryo jambo rifite agaciro. Ntabwo utumye kuraguza, ariko Imana iravuga kandi Imana irakora. Byizere rero. Hanyuma irindi somo twakuramo muri uyu mugani rero rya nyuma twakuramo ni ukwirwanaho. Kwirwanaho, ukishakamo ibisubizo.
iyo utishatsemo ibisubizo urazima, kandi iyo uzimye ahawe haba harangiye. Nyabuna kora wigire, ishakemo ibisubizo. Imbere haragoye, ariko hamwe no gukora iyo bwabaga, hamwe no gushakisha, byose bigenda neza. Uyu mugani rero w'Imana zahaye wanditswe na Musenyeri Aloys Bigirumwami, gusohoka mu 1971 ku Nyundo. Kamwabugezwaho nanjye Biganza bizira ubwika indakira Rwema rwa Rukeratabaro, Inkotanyi y'Iminega rwa Gitinywa, Imbonezamakuza rwa Bishema, Rubimbura ibanze rwa Rutagabira Muganjini, W'indeko ya Nyirimigabo, Inyundo inyonga abahinzi, Ishema ry'u Rwanda rwabize inkwaya rwa Bizabigwi, ninjye Biheko by'Abatanga. Ciao, mwibuke gukora subscribe, nyabuna naho ubutaha.